Ndi papa sava. bwaki amuri imana bane nawe imigisha ibe kuri wowe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazina yanjye nitwa Digidigi Jean Bosco, papa digital, ariko amazina y'ababyeyi ni Regero Norbert. Regero Norbert. Amashuri ntabwo nize menshi mu by'ukuri, ariko mfite icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye n'ubuzima rusange. Nkaba mfite amasertifika menshi atandukanye n'amahugurwa atandukanye nagiye nkora ku bijyanye n'umwuga nkoramo wa sinema, ariko nkaba kandi mfite n'ubumenyi butari buto ku bijyanye no kunganira abohereza n'abakura ibicuruzwa byabo hanze mu bijyanye na gasutamo. Ndi umuririmbyi mu buryo butari ubw'umwuga, ariko nkaba ndi n'umwanditsi w'udutabo duto tw'inkuru z'abana, umwanditsi wandika ikinamico, uyikina, uyitoza. Nkaba ndi umukozi w'amajwi mu buryo bw'ibitabo cyitwa audiobook. Nkaba nkora ama voice over n'ama publicité, n'ibyo ngibyo mu bijyanye n'ibyo navuga ku bumenyi busanzwe. Mu bundi buhanzi butari sinema navuga ubukorikori. Ubukorikori bujyanye no gutunganya ndetse no gukora imikufi mu mabuye y'agaciro. Ubwo ndi kuvuga ibijyanye n'ubumenyi ku bijyanye na bijuteri. Ikindi nta kidasanzwe ikindi cy'ubuhanzi mfite kidasanzwe. Nk'umukinnyi ndi mu bice byinshi. Hari aho nzwi nk'umukinnyi muri sinema, ubwo najya navuga wenda nk'eshatu cyangwa ebyiri cyangwa enye. Reka maze mpere wenda kuri filime yitwa Boningo. Ni filime nanditse twayikinnye muri covid, yari projet nakoranye n'itwa Sia. Iyo filime nayikinnye muri nitwa Boningo, nkina muri Seburikoko nitwa Mugabo, nakinnye muri Shwadiri undi mudugudu, nkina no mu zindi projet nyinshi zigiye zitandukanye. Hari filime za Samantha, ku mudamu wa Felix Mfizi, nazo nazikinnyemo cyane. Ariko aka kanya reka ngaruke kuri Papa Sava. Papa Sava nyirimo nka Digidigi Jean Bosco, nabivuze haruguru, papa digital. Nkaba nkina ndi umusapota transitional character. Ntekereza ko ari icyo ngicyo. Kugera muri Papa Sava n'urugendo rutari rutoya. Mu by'ukuri ntabwo nigeze nkora casting igenge kugira ngo ngere muri Papa Sava. Byatangiye nkinana na Papa Sava, ubwo niwe Gracien Nitegeka, muri gahunda zitandukanye z'ikinamico yo mu ruhame na kinamico muri radio. Icyo gihe nitwaga Cyungo mu murage urukwiye, nawe yitwa Mvumbuko. Bari batuye ndumva ari ijya mbere, nibatereherera abandi. Ngiyewe nanjye nibera za Kimirwa ngo ndi umutauneri. Mvumbuko arataka. Ubwo murabyibuka bari abumvisha ikinamico umurage yacaga kuri Contact FM na Sarusi n'izindi zaje kuzamo nyuma. Aho niho twabanje guhurira bwa mbere turi muri iyo kinamico, turayikina n'ama episode menshi ashoboka. Ariko noneho hagenda hiyungamo ibindi byajemo ama publicité akazi. Mwarazumvishe nibwo yakoze igisigo cya Misi. Icyo gihe yakoraga ibisigo cy'inzoga, Imana mu rubanza n'ibindi byinshi bitandukanye kuri Facebook, atarataka cyane ibintu bijyanye na YouTube. Aho rero duhura n'ubundi nanone turimo gukorana mu publicité yavuze za Kamonyi, mwarazumvishe zari ziri kaze, Kamonyi keza kacu k'amakariyeri, ibintu nk'ibyo. None ari avuga no musaza ibintu bimeze bitera. Nyuma tutangira kujya tujya ku matere, ariko urumva kuko dukiniye muri radio yari ikinamico nyine yo kwivugira amajwi gusa, umuntu atabona ubuhanzi bw'undi, atabona uburemere n'ubukana bw'ibintu akora. Nibwo twaje kujya kuri tere, ariko tujya kuri tere akina akora one man show, twebwe dukinana n'abandi mu itsinda. Aho rero nibwo twaje guhura, abona performance yanjye kuri tere, areba ukuntu ndi gukina, aravuga ati byanze bikunze umujene nzamutekereza. Mu by'ukuri aho niho yahereye atekereza kwa upgrading, kuko urumva yakinaga muri Seburikoko ariko aza gutekereza kujya gukora projet za video, sinzi uko byaje. Rero amaze gukora Papa Sava, umunsi umwe ndabyibuka twari turi hariya kwa Fanirwa Hama, arambwira ati musaza nzagutekereza ngo akarore. Ubwo rero barakina n'abandi bati n'abandi barajoininga kuri episode ya 37.
nibwo yampamagaye icyo gihe yari DOP, Vanessa yarahari, nduva ari nka diregiteri, n'abandi benshi. Arampamagara arambwira ati musaza, ati mfite akarori nshaka kuzankinira. Nuko nta bundi buryo bwigeze bubaho, ntabwo twigeze tuvuga ngo nuko ngo turi abajama, ntabwo twigeze tuvuga ngo nuko wenda ngo dusanzwe duhuzwa n'utugahunda dutandukanye. Oya, yaricara avuga ati uyu mujene ibyo byose arapafominga, yankirira ibintu byiza, arampamagara amarori. Nuko nagiye muri Papa Sava, nta casting, nta kindi kintu kibyihishe inyuma rwose. Nasanze ari urundi Rwanda. Nasanze ari iyindi si, kuko urumva jyewe ntabwo nari menyereye cyane byo gukina sinema. Gusa hari troupe yitwa The Patriot Drama Group, twari dufite projet yanyuraga kuri RBA icyo gihe yitwaga Iyumvire. Yari troupe yatekerejwe n'uwitwaga Manatari watozaga abakinnyi kuri Radio Rwanda. Nakinanagamo n'abandi benshi bakivanga umuseke weya, abitwa Besatiz basumva bakorera ku Ijwi rya Amerika, n'abandi. Noneho dukorana iyo troupe ya theatre. Aho rero niho haje kuza uburyo naje kwibonamo hano mageze rero muri sinema. Nasanze ari iyindi si, kuko urumva nageze ahantu none ngomba gukina ibintu nafashe mu mutwe, ngakina ibintu bisaba gukora amageste cyane, bisaba gukoresha amarore, gukinana n'abandi bantu ntamenyereye, none ndi no kuri kamera. Nasanze ari indi si kabisa. Sanga ari ahantu wakora ibintu binini bya kinyamwuga, bisaba gufata umwanya ukitekerezaho, none nge nkongera nkanabireba. Ntabwo yari ahantu horoshye. Nasanze ari ahantu hari ibintu bikomeye pe. Hanyuma se izina ryawe Digi ryazuye kuri episode y'Imburuburu. Byari byatangiye twikinira ko kundu baba batarafata izina ry'umuntu, batararyoriyanta neza. Noneho turicara turavuga tuti byanze bikunze, niwe yari Papa Sava, dufite Fofo, dufite Mama Sava, dufite Ndimbati. Ni byiza ngo nanjye ngira akantu k'akidentite nyine, akantu k'akazina, kugira ngo nimba ntungutse kwa kuducomoka nyine nk'umu bahita bavuga bati mujene aratambutse. Aho rero twaricaye dutekereza amazina menshi, ariko tuza kugwa kuri Digi ryaturutse ku umudigi, ariko rikaza rifitanye isano na episode y'Imburuburu twari turi gukina. Nigira ngo niba mwarayirebye, sinibuka neza nimero, ahantu nagiye muri ubwerero agafata donc urupapuro bakoresha rw'isuku akarubika. Icyo gihe nari maze kurya ipaki y'umugati yose n'agateremusi k'igikoma. Hari harimo akantu kajyanye no kuvuga ngo donc umuntu ni Imburuburu, ariko twavuga Imburuburu tukumva ntabwo ari romantique, tukumva ntabwo ari soundinga neza n'iki byose. Ariko noneho tumaze gutekereza turavuga tutari ko kuki tutareba akazina keza kavugika neza, akazina karyoshye, dusanga twakita Digi. Urumva nyine ni akazina k'uburyohe, akazina k'akaringusho nyine, akazina k'amabengeza. Digi rero kuritekereza turavuga tuti ibyo byose ntabwo nabaho kameme ntafite n'iri Kristo. Dusanga rya correspondana na Jean Bosco, umwana wo kwidigiri, bahita bavuga kwifishi. Ubwo rero ngo kukuntu ryaje riturutse kuri episode yari Imburuburu, kugira ngo ribere izina riryoshye. Ariko nawe iyo ukavuze wenda mu kanwa sa n'ugakaraga wumve Digi Jean Bosco, urumva ko ari injyana. Kandi ni izina ryaje kugira ngo rikuze umukino, kubera ko iyo ufite icyo nakwita identite yawe, ufite umwimerere, ufite umwihariko mu buryo bw'imikinire, ufite n'izina, noneho birushaho gukura no kuryoha cyane, nguko uko ryaje. Muri Papa Sava nahigiye ibintu byinshi. Hari ibyo nigiye kuri Papa Sava nk'umuntu ku giti cye. Icya mbere nahigiye ni ikintu cya teamwork, gukorera mu mucyo, gukorana n'abantu bose, kubirinda ubwikanyize, kutagira mu nyangire, kutumva amabwire n'amatiku. Ariko noneho nigira n'ikindi kintu ku bakinnyi, ikintu cy'ubumwe, ikintu cyo kuzuzanya, gukundana, gufatikanya, kugirana umubano urambye, donc kuzuzanya no kuba abantu bakorana kabisa nk'ikipe, batareba iby'uyu munsi ahubwo bareba ibya kera. Ariko Papa Sava noneho nka filme cyangwa nk'igihangano, icyo nahigiye kwimenya, ntigira ikinyabupfura, ntigira kwisubiraho, ntigira kwitekerezaho, ntigira kuba inyangamugayo no kugira indangagaciro, kubera yuko twebwe twubatse uburyo ibyo nkina bitagomba gusa nuko mbaho. Nshatse kuvuga icyanga ni ukuvuga ngo niba duhisemo ko dukina role ivuga ibi ari isomo dutanga, nanjye nayigiyemo.
nkavuga ni iki kintu ko twakize kitari cyiza, reka nzakireke kuko ari kibi, kuko iki kintu twakize ari ikintu cyafasha abantu, reka ngikore kuko ari cyiza. Ngiki kintu nigiye muri Papa Sava, kugira indangagaciro, ubumuntu, urukundo, ubwuzuzanye no gufatikanya n'abandi. urebye neza papa sava ese role yawe yari ikenewe? Bo abafana 99% nibo bavuga yego, ngewe nkavuga rimwe ryaba rihagije. Iyi role ntekereza ko ari ikenewe kubera ko muri Papa Sava urumva ntabwo jye naje nkora ibidasanzwe kurusha abandi, ariko naje nshyiraho nanjye umusanzu wanjye, ngira ubutumwa ngira ntange, cyane ko twicaraga tukavuga tuti byanze bikunze twebwe tugiye kuba indorerwamo ya rubanda, tugiye kuba indorerwamo, tugiye gukina ikibazo, ntabwo twebwe tugiye kuzana igisubizo, ahubwo tugiye guha umwanya abantu wo kwitekereza ngo barebe igisubizo. Ikibazo rero ntabwo cyagombaga kwirema, cyagombaga kuremwa n'abantu. Biba ngombwa yuko ngiye mvuga nti iyi role mutitaye kuko meze, mutitaye kuri topic, mutitaye kuki role uko isa kose muyirekure tuyikinye. Ntekereza ko iyi role yari saba kubera yuko akenshi njye nkina ndi ikibazo muri societe, ariko ku rundi ruhande ngafatirwa isomo. Nuvuga ngo ninjye uhura n'amapinisiyo menshi, ninjye uhura n'ibibazo bya hato na hato. Urumva rero aho ngaho ndi icyo nakwita inzira abantu banyuramo bafata umwanya wo kwitekereza no gukemura ibibazo byabo, ariko kandi nkaba ndi uwo ubutumwa bucamo kugira ngo isomo ritangwe. Ntekereza ko irore yari ikenewe kabisa. papa sava igiye kuzuza miliyoni subscribers kirimo? Yes, Papa Sava igiye kuzuza abasubscribers miliyoni. Ni ibintu binejeje cyane, ni intambwe ikomeye. Nabivuze haruguru, niba naratangiye kuri episode ya 37 nakinye muri nyinshi zishoboka pe. Nshimiye cyane Papa Sava kubera yuko yangiriye icyizere, amarore nyinshi zishoboka, amfasha gukuza platform zanjye, aranshyigikira, aransunika mu mwanya ndakina, ibitekerezo ndabitanga aho nari mbifite, ibyo nari nshoboye ndabikora. Ariko ikirenze nshimira cyane mu gihe cyose twaba twujuje abasabu miliyoni, nuko ndi umwe mu bantu byibuze bazaba bishimana n'abafana kuba nanjye na subscribinze, kandi nkaba byibuze n'abantu dura bambwira ko bamfana, bambwira bati twaragushyigikiye. Ni iby'agaciro kandi ndanezerewe. Ariko noneho ikinejeje kurusha byose nuko kugeza kuri uyu munota byatangiye ari 2, 3, tumaze kuba benshi bashoboka. Wenda iyo mibare Papa Sava azayitanga. Nta muntu n'umwe wigeze apfa, nta wagize ibibazo bidasanzwe uretse ubuzima bw'inzitane bamwe na bamwe bagiye banyuramo, ariko turi mu isi nyine igomba kubamo ibyiza. Uyu munsi bikaba bibi, uyu munsi bikaba bejo bikaba byiza. Ntabwo ari ibintu ibyo ngibyo umuntu yatindaho, ariko kuko nta wigeze apfa muri twebwe, uwashaka yatangira gupfa ejo cyangwa ejo bundi, byibuze amaze kwinjoyinga abo basabu. Tumaze kunguka abana benshi, ubwo ndavuga abuzukuru kuri Papa Sava, kuko nta mwuzukuru turabyara muri Papa Sava kuko ntiramara imyaka myinshi cyane, ariko harimo abana benshi bavutse. Ubu ngubu twicara tukavuga tuti byanze bikunze aho tuzakurikira ingendo bazacyashinga. N'umunezero rero, ariko ni ikibazo gikomeye cyangwa se ni igihombo kuba tuzicara tukanezererwa yuko twabaye dufite abasabu miliyoni, muri miliyoni zigeze muri 14 z'abanyarwanda utarakanzeho, kandi wararebye ibintu bikakunezeza. Rwose ntabwo ari ibintu numva yuko nanezerwa cyanagirana umunezero n'umuntu utarakanze kuri sabu mu ma episode 1,000 zirenga, byibuze kamwe karakunejeje, kaba gahagije ngo ukande kuri subscribe. Biroroshye no gukora aho ngaho hasi, ibintu bigahita bigenda neza, natwe ukadutera umunezero. Ni nacyo gihembo twebwe mwamuduhaye. ese tubwisukure, umwuga wa sinema ubona koko watunga abawukora? Turibaza tuti umwuga wa sinema watunga abawukora. Nibyo, dufatire ku mubare w'amafilime asohoka mu munsi mu Rwanda, amaze kuba menshi cyane. Dufatire ku ma YouTube channel anyuza amafilime, ni menshi cyane. Dufatire ku bakinnyi batandukanye, Papa Sava barenze 40, afite abarenze 40, Kiramana afite muri za 40, nawe yarababwiye, Soroba afite muri za 40, Clapton afite muri za 40, Bamenya afite muri 40, Bava afite muri 40, ba Samantha, Zacu TV afite muri 100, n'izindi projet nyinshi zitandukanye, Mashariki bafite abarenze. Ni ukuvuga ngo byatunga abantu, ariko mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko sinema
ntabwo iraba ikintu ushobora kwicara ngo ubyuke mu gitondo uvuge ngo nje guhita ngikora mise mbona amafaranga nk'uko watera igiti kigafata umwanya imyaka 2, 3 n'5 kugira ngo cyere. Niko sinema nayo igenda. Ntabwo sinema ari amafaranga ushobora kuguriza umuntu uyu munsi ugahita umubwira ngo ejo uzame inyungu yangaye kwijana. Gusa harimo urugendo, ubwitange, ubushake, ubushobozi, kwihangana. hari abantu baba badashobora kwihangana. Bibaho. Byasaba iki? Hari abadashobora kwihangana, cyane cyane nk'umuntu uza muri sinema avuga ati uyu munsi nabonye ko Papa Sava yakoze projet ihita igira abasabu miliyoni, nkora projet ifite abafollowers, ifite amalike menshi, amaviews menshi, byatubutse, reka nanjye mpite mbikora. Ntabwo ariko bigenda, ni process. Bitangira ukora aka video kamwe kagakundwa cyane, ejo kandi ntigakundwe cyane, ugakora kandi kakazamo ikibazo, akandi nikazamo ikibazo. Rero ku muntu ukora sinema asabwa gutekereza, kwihangana, agapushinga, agakora kuko uyu munsi bafite umukiriya umwe, ejo agakundisha undi mushinga wanjye, ejo agakundisha undi mushinga, ejo agakundisha umushinga. Ntabwo ari ikintu cyo kuvuga rero ngo niba uje muri sinema uyu munsi ukabona ukwezi kurashize, amezi 2, 3 nta kintu urageraho ngo uhite umva ko ucitse intege. Tumaze imyaka itari munsi y'3, 4 gutyo dukora, ariko abasabu miliyoni ntabwo bari buzura. Bivuge ngo rero ntabwo ari ikintu gitangaje kuba wakwihangana bikagutwara igihe. Ubwo ndavuga ku muntu ukora sinema. Ariko nanone ku muntu ukora sinema kugira ngo birambe biragusaba ikinyabupfura. Nivuga ikinyabupfura ntabwo ari ukuvuga ngo nukubyuka ukifata neza ukagira indangagaciro, ukumva kirazira ukazubahiriza, ukagira imyitwarire myiza, ukagira uburyo bwo kubana n'abantu neza, ukirinda gusenya ibya bagenzi bawe, ugafata intambwe kugira ngo mufatanye kubyubaka, mushyigikirane, ibintu birushaho kugenda neza. Ariko ku rundi ruhande sinabura kugaruka ku gisata cy'abafana. Nabivuze haruguru, niba twarakoze ama episode arenga 1000 byibuze aka episode kamwe kabara karebye ukumva uragakunze, karahagije ngo dutere inkungu kanda kuri subscribe, ukore kuri like ukanagasheringa abandi. Nta kindi kintu twebwe tuba turi bwunguke, ni umwanya warebye filime yacu, ni igitekerezo watanze, ni like yawe, nuko warakoze subscribe. Ibyo nta kintu na gito bihombya umuntu wabikozeho, nta kintu na gitoya bishobora kubangamira umuntu wese wabikoze. Ariko igitekerezo cy'umufana kikadufasha kurenza ibindi bintu byose, kuko ari cyo gituma tubona ibyiza mukeneye, akaba ibyo dushingiraho dukora ibyiza cyane kurusha ibyo twakoze mbere. Aho rero sindi bubure kugaruka ku bashoramari, reka wenda sivuga abashoramari cyangwa se mvuge imiryango leta cyangwa itegamiye kuri leta. Ngibyo ngubwo ubuzima dusanzwe tubamo, rubanda kaba kabaye hirya no hino, kandi byose tuba tubitegura kugira ngo tubashyiremo ibintu byiza. Rero n'ubundi turi kuri tele nk'uko wenda mwumva n'abandi basa n'abavugiranamo, ariko byose bigamije kugira ngo tubakore ibintu byiza. Nari ngiye kugaruka rero ku bafatanyabikorwa, yaba inzego za leta cyangwa se z'abikorera. Iki cyari igihe kugira ngo niba umuntu yarafashe initiative akaba afite abantu 40 ahetse ku mugongo, ahemba, barimo abakinnyi, barimo abambika abakinnyi, barimo birukanka ngo utwo dukoresho twa hato tubonekere ku gihe, barimo abakamera, barimo ababyeditinga, barimo ababitekereza kubyandika, barimo abashinzwe kubyaplodinga, barimo abashinzwe kubika archive zabyo, barimo abashinzwe kugira ngo barebe ko ari uwarwaye bamufashe, agafata abo bantu bose akabishyura ku ikofiye, nubwo wenda umuntu yabashyizeho views cyangwa like. Ntabwo ibyo bintu bihagije ngo akore ubuzima burambye atere imbere nk'uko bivugwa. Gusa abaho, ariko ntabwo izina riba ringana n'icyo yinjiza. Kubera iki? Amaboko ye aba magufi rimwe na rimwe, kubera yuko habasabwa imbaraga z'abaterankunga mu buryo bumwe, ariko twe ntidusaba inkunga nk'umuntu uvuga ngo mumpe amafaranga ku busa. Mukoresha atanga ubutumwa muri gahunda za politike ufite. Niba uri mu rwego rw'ubuzima, biroroshye ko watekereza kuri projet ya Papa Sava ukababwira uti mbona mufite abasubscribers bagera kuri miliyoni, mufite views zingana gutya, mufite abantu 40 bashobora gupostingira rimwe ubutumwa bwanjye, mufite abantu 40 bashobora guhita bavugira rimwe iki kintu bakiganiriza abandi hirya no hino, ngiye kubaha akazi, ubutumwa bwawe bukagenda bukagera kure. Icyo kintu kiradushyigikira kandi kiradufasha. Inzego za leta nta kindi zo mwakoze icyo mwagomba gukora, nubwo akiri urugendo ngira ngo byinshi bigenda biganirwa wenda inbox, ariko urwego rwa leta
rwose ni byiza, turanabishima, mukomeze mudutekerezeho, amahugurwa aboneke agere kuri bose nk'uko n'ubundi bisanzwe bikorwa, ariko biruseho imishinga mito mito y'abahanzi ikomeze ishyirwemo imbaraga. Shimire cyane n'ikigo cyashyizweho kigiye gufasha abahanzi gutanga inguzanyo itishyurwa, ubwo ayo makuru bayashakishe, noneho icyo kigo kikaba kigiye kudufasha natwe kuzanzamuka no kubasha kubaho neza, kandi bizagenda neza. Rero ndanezerewe cyane kuba umwanya ndi kubivuga ntya nk'umuntu ushima leta, ibyiza ikomeza kudufasha no kutugezaho, ariko ngira ngo rwose nk'uko hatangwa amasoko mu buryo bwo gukora ibikorwa byiyamamaza, guhindura imyumvire, kureba ubuzima bwiza bw'abaturage, n'abahanzi bakomeze batekerezwa, ariko cyane cyane muri sinema, kuko ni hake uzasanga hari sinema ivuga kuri ibi bintu, sinema yakozwe nka documentaire kuri ibi, sinema yakozwe ku butumwa ubu n'ubu, sinema yakozwe ku gutya na gutya. Ikinamico ni byiza, imari kuza gutera imbere, iri kuzamuka, ariko na sinema nka archive igaragaza twari turaha amateka yaraya, ibintu byari bimeze gutya, ariko ubu bimeze gutya, izadufasha kugira archive nziza, idufashe kugira ibintu binini birambye abantu bazigira bavuga bati byari uku, byahindutse uko nguko. Ntabwo rero ndi bugende ntavuze wenda niba mvuze aba inzego za leta n'abikorera, mvuze umuhanzi ku giti cye, mvuze n'abafana, ariko reka mvuge n'abandi wenda batiyumvisha muri urwo rwego. Abatiyumvisha muri urwo rwego, nashimira cyane polisi n'umutekano dufite muri iki gihugu, kubera yuko ni ikintu kinini. Niba umuntu ashobora kuvuga ati ngiye mvuye ahangaha ngiye gukora ijoro ryose, ndatera amatara mu muhanda, nindangiza ndare mvuga abantu barwana, ariko abapolisi babazi babwira abaturage bati mutuze, cyangwa se abashinzwe umutekano aba bari gukina filime nubwo ari induru, ndabashimiye cyane kandi barabidufasha, barushaho kudushyigikira no kutwunganira muri gahunda zitandukanye. Yewe nta kindi nabwira abankurikira uretse kubanza kubashimira. Bana ba mama, ndabashimiye ku ntambwe ikomeye mwanteje, ku musanzu wanyu mwampaye, kuri encouragement mukomeza kumpa, kumbwira ngo rwose big up, ukomeza ushyiramo agatege, ukomeza ushyiramo agatege, nibyo bituma nanjye ngira imbaraga zo gukomeza gukora cyane. Buriya ibanga ry'ubupfura ni ugushima, gushima rwose n'ubupfura, ariko no kunenga ibitagenda neza nabyo ni byiza kuruta. Ariko ikiruse byose ni uko igihe cyose nagukoreye akantu keza ukumva uragakunze, wabihamirisha kumpa subscribe yawe, ukabihamirisha kumbwira ngo ni byiza, noneho ikindi kandi ukafata ubutumwa bwanjye natanze ukabusangiza abandi. Ariko icyo numva ngewe nabasaba rwose ni ugukomeza kudukunda, gukomeza kudushyigikira, kuko turabikora ku bwanyu, kandi turahari kugira ngo dukomeze dutange umusanzu wacu uko tubishoboye. Ibitekerezo byacu tubibasharinge, namwe muduhe ibitekerezo byanyu, ibitagenda neza mu bitubwire tubikosore, ibintu birushaho kugenda neza. By'umwihariko abantu bamfana, nitwa Papa Digital Official kuri platform zitandukanye. Abakoresha TikTok mwanyura mukamasabu cyangwa follow, kuri Instagram ni Digi Jabosco, mwaca mukankubita follow, no kuri YouTube yanjye Karara Gacano ni Papa Digital Official. Ariko umuntu wese ukunda ibintu byiza kandi uzi guhitamo neza, naze muri bijuteri nabivuze, yitwa Golden Ring. Ni bijuteri yanjye, dusana tugakora kandi tukunganira abantu, tubagira inama ku bijyanye no gufata neza ubutunzi bwabo buturutse mu mabuye y'agaciro. Dukora silver na gold, impeta nziza, uramutse ufite nk'ikiko cya zahabu wakizana tugahita tugukoramo amaherena cyangwa umukufi mwiza w'umusheri. Uramutse ukeneye gutoboza amatwi kugira ngo wambare amadiyama meza, waza ukatureba. Ushatse gukora n'ikindi kintu no gutanga impano mu buryo butandukanye binyuze mu bikorwa bya bijuteri, tuguhaye ikaze. Turi muri Chic muri floor ya mbere ku muryango wa E015A, aho ngaho niho wadusanga iruhande rwa Baby Boom. Turahari kugira ngo tubafashe twunganire ubuzima, bityo turusheho kugenda dutera imbere, dusagamba ibintu birushaho kugenda neza. Ngayo nguko rero ni umuhungu wanyu, ariko ikirenzeho rwose ndakwinginze kandi ndagusabye kugira ngo tuzizizanye iki gikombe tuzaba tubonye cy'abasabu miliyoni, nawe ubumwe mu bakoze subscribe. Ngayo nguko rero ndanezerewe cyane kandi ndabishimiye. Nyagasana akomeza duhana umugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.